Bakunzi ba KOP rero nk'uko twabibabwiye turi mu murenge wa Karembo ahantu twageze kugera kuva ejo, mbibutsa ko Premium Construction Group ibagezaho ubujyanama n'inyubako n'ibikorwa remezo, kandi bakabubakira bakabereka n'uburyo mushobora kumanaginga umushinga wanyu. Mwabasanga kuri 0784 42 57. Ruzindana Emile alias Gentil, aha ni wawe cyane. Urumva umeze ute? Twasanze ufite abashyitsi benshi, ubushize twaje kugutabara muzehe yitabye Imana, ariko uno munsi noneho twagarutse nasanze ufite abandi bashyitsi burundi rubanza. Byari bimeze bite? Niki cyari kigamijwe? Muri make ni ibyishimo byinshi kuri jye. Nibyo koko usanze ndi kumwe n'abashyitsi, nkuko ubushize nari nagize ibyago mbura umubyeyi, muza kuntabara. Nabo bashyitsi usanze turi kumwe bagarutse kunsura, ariko atari wa muco wakintu kugira ngo baje kunyagira, nabyo byari birimo, ariko dufite umwihariko wari wabazanye. Yari abantu bagera muri 30 bavuye mu ntara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Ni abantu twatangiranye secondaire mu 1991, umwaka w'amashuri 1991. Urumva icyo gihe niko babyitaga. Yego. Twaratatanye nyuma y'imyaka irenga 30, jenoside yakorewe Abatutsi imaze kuba, dutangira turi ikipe nto dutarukanya, ariko tumaze kugera mu bantu barenga 40. Yego. Ariko umunsi habashije kugera abantu bagera muri 25 nk'uko babibonye. Ni intego twihaye rero kugira ngo twiyubakemo icyizere, twubake ubumwe hagati yacu ndetse n'igihugu muri rusange. Yego. Kugira ngo nabo dukomokaho nabo bazarebe ibyo dutegura abana bacu babikomerezemo, bityo ibintu byabaye mu gihugu ntibizongere kuba nk'uko wabibonye. Yego. Hanyuma ni ubuhe buryo mwakoresheje kugira ngo mugende mutarurukanya kugira mwongere guhura? Mbere na mbere ni ukugira ngo nabanze no kugushimira uburyo bwiza nk'uko washinze KOP. Iyi social media ifite rubanda runini cyane nk'abaturarwanda ndetse n'isi yose. Twafashwe na social media. Yo ubonanye na umwe na babiri na batatu mukagira ibiganiro kuri WhatsApp, mukora group, mugenda tujoininga abandi bantu, bityo tugenda duhura. Ariko byararyoshye kuko iyi ni inshuro ya 4 duhere ku muntu wa mbere. Twahere ku muntu utuye i Nyanza mu majyepfo, dukurikizaho umuntu utuye iburasirazuba kwa Shumbusho, mu mujyi wa Kigali dukurikira abandi bantu babiri. Ubugenero wa 4 bari baje gusura, by'umwihariko kugira ngo tugire ikintu nyamukuru tugenderaho. Nubwo ubona turi mu myaka ikuze, ariko twakoze ikintu cyita cya kakawete, kugira ngo byibura tugire akantu kaduhaza mu gihe cy'amezi runaka twihaye, yaba nyuma y'amezi 6 cyangwa 3, tugahurira ku muntu, tugakora umukino wa kakawete nka bimwe by'abana, kuko natwe tuba twasubiye bwana iyo twongeye tugahura. Yego. Bituvana hamwe rero bikatugeza ahandi hantu, tukibakamo icyizere, bityo nkaba mfite impano ngomba kukugenera, nawe ukagenera undi, tukabikomeza bityo kandi tukishima. Ukomeje kuri kakawete, ndibuka ko mu gutombora n'abatomboye muri sesi yishize nagiye mbonamo aba diaspora, abantu mwabanye bari muri groupe yanyu bari mu bihugu byo hanze, bo mubana mute, bitabira bate? Donc tubwire niba hari n'ibikorwa byigeze kuba. Byarabaye. Social media ni ikintu cyiza cyane. Dufite aba diaspora baba muri Amerika, mu bihugu byo muri Afrika bitandukanye, kandi tubanamo neza. Iyo dutomboye nabo ahitamo umuntu uzamutomborera umuntu agapapuro ke. Iyo mubonye, iyo tugiye kwidekarara, nabwo nawe atanga impano, hanyuma wa wundi yabwiye akazayimutangira mu ntuze, niyo tumuhaye nayo tukayimuheza ikamugeraho. Kandi rero ntibyagarukiyeho. Twakoze ikintu cya nakita nka mutualité cyangwa solidarité. Dufite uburyo duhana amafaranga twizigama, ku buryo umwe muri twe yagize ibyago turamutabara, cyangwa se umwe yagira ibirori tukamutabara, tugafata muri ya case, bitanaburi nuko twakongeraho tukamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari umudiaspora umwe wagize ibyago muri Amerika apfusha musaza we. Nicyo nari kukubaza, uburyo abo muri diaspora baparticipatinga mu gutabara no gusurana, cyangwa mwebwe n'uburyo mubatabara. Uhera kuri urwo rugero. Kubera urugero muri yo dufite groupe ya WhatsApp, iyo umuntu agize ibyago arabidekarara,
tugatangira uburyo bwo gufashanya n'uburyo bwo twafata umugongo wa mu diaspora nawe abari kuri groupe abibona nk'uko umwe mu rugero nk'uwo muri Amerika twiganye nawe muri 90 yapfushije musaza we mu buryo butunguranye biba ngombwa afata umwanya wo gusaba uruhushya agera inaha mu Rwanda bihurira n'uko twari dufite ubundi bukwe bw'undi muvandimwe muri weekend imwe dutaha ubukwe bw'umuvandimwe buracya tujya guherekeza uwo muvandimwe ajya kumushyingura ariko byaramushimishije cyane ngira ngo ni ubutumwa yagiye agatanga naho ari muri Amerika abonye uburyo twamutabaye nawe ubwe amarangamutima yamurenze mbere yo gutaha biba ngombwa ko atumira abashoboka duhurira ahantu hamwe muri hoteli aradushimira turishimana buracyasubira muri Amerika ariko ndizeye ko message yabonye nziza dufite mu Rwanda ndabyibuka icyo gihe nanjye nari mari hanyuma nayahe marangamutima mwari mufite muhura bwa mbere dukorere description twereka ukuntu muri make nawe urabyumva umuntu mumaze imyaka igera muri 30 mutarabonana mwariganye ku ntebe y'ishuri guhura hari abahinduye amasura ariko hari n'abandi batahindutse ariko umuntu mwarahuraga ikintu cya mbere ni urukundo rutuzuyemo navuga ngo image rutuzuyemo ni urukundo yewe kuko uburyo wahoberaga umuntu ukumva ntushaka no kumurekura bitewe n'amateka twari twabonyeho twigaza imbere muri groupe scolaire ya Bicumbi yego hanyuma abataraza mu ikipe muzi bariho baba mu gihugu cyangwa mu bindi bihugu ubutumwa ni ubuhe mu mvugo y'intore bavuga gukera abataraza ngo bihuze namwe urabaha ubuhe butumwa ni bimwe muri ubu buryo uyu munsi wabonye uyu munsi twabonye abantu batujoyininze bagera muri 3 babonaga babanje gusaba ko bajya kuri groupe WhatsApp tubashyiraho ariko noneho bati nimwongera guhura natwe ntituzahabura twatomboye kakabete bareba nabo babireba bagira ipfunwe ry'ibyo bintu uburyo bazabijyamo tunongera gutombora nabo baratombora baravuga ati natwe ibikorwa byose bizazamo navuga rero n'abandi bose basigaye hanze ni bake hafi ya bose ibi bikorwa dukora barabibona ndakeka ko nabaki bakiri hanze naba bandi hari abantu bagize bagira ibibazo ntibasha gukomeza amashuri ngo bashibiga ngo basoze abo nibo turi kuzana rero bamwe muri bo twabonyemo babiri urumva hari n'abandi bagomba kutubera kandi bazaza kugira ngo twisangemo nta kuvuga ngo uyu ni mukuru uyu yahagaze atya twese twiyumvemo ko turi abantu bamwe nk'uko twiganye amashuri hanyuma rero dusoza murapanga iki cyagutse kirenze gusurana gutahana ubukwe no gutabarana ni iki mutekereza cyazarenga aho ngaho kivutse muri buno bumwe ibikorwa tugiye kubanza gukora turi muri gutegura ni bimwe dufite bagenzi bacu baze jenoside yakorewe abatutsi bamwe muri abo turashaka gusura imiryango yabo aho bavuka dufite Rwamagana barahari niho twatangiye gupropoza dusura abavandimwe babo yewe tubahe message yuko nawe twiganye nabo kuba baragiye ariko tubereka ko ubumwe dufite tukiri kumwe nabo tugere n'ikikorwa tubakorera biri mu ngingo imwe dufite dushaka gutangira gukora vuba cyane yego hanyuma uru ruzinduko abashyitsi wagize umuryango wawe wabyakiriye uti ngira ngo niba ukurikiye ibiganiro twagiye dukora wabibonye mpereye ku mufasha wanjye yishimye cyane ahereye ku buryo twatabawe nabuze umubyeyi akabona n'uburyo n'uyu munsi bagarutse akabona uburyo baduhaye envelope itari nto nabuze umubyeyi abantu bantabaye bonye kandi benshi cyane hanyuma biramunyura kuko dore message je ibintu rakomeza ibikoresho gutyo yavuye hanaha cyane ko naho tugiye hose muha amafoto akabize umunsi we yavuze ngo yavuze amarangamutima ameze ati wavuze ijambo utinda kurima yavuze ati rwose nimwe musigaranye umuco w'abanyarwanda buzuye urumva nta kintu batavuze rero yavuze gutyo yabivuze ndabyibuka koko yavuze ati muri abanyarwanda buzuye Ruzindana Emile alias Gentil ndagushimiye cyane kandi mvuga na iyi groupe nanjye nyibamo bakunzi ba KOP iyi groupe nanjye nyibamo nkaho kuko uwo twashakanye Mutegarugori Justine nawe ayibamo ariko bitari ibyo ahangaye Karembo ni mu rugo kandi Ruzindana Emile nanjye nari nkumbuye kugusura iminsi uko twabanye aho twabanye kandi nawe usanzwe udusura igroupe yanyu nanjye nayikunze cyane ahubwo
bibe urugero ku bandi bataratarira intambwe yo kwihuza nk'abantu biganye, bitangira ari batatu bakagenda bashaka abandi bakagera mu 10 bakagera muri 30. Ikindi ni uko iyo umuco tugomba kuraga abana bacu bakamenya ko nubwo tungana gutya mu myaka 50 irenga, hari uburyo ko twabyirutse tukereka abana bacu ko tukibanye nabo twabyirukanye nabo, hanyuma noneho nabo bakagerageza kubungabunga ubucuti nabo bigana nabo bahurira mu kazi, kugira ngo dukomeze twubake abanyarwanda bazima bazabasha guteza kino gihugu imbere. Nkuko twabibabwiye, turi mu karere ka Ngoma, igice cyahoze ari komine Mugesera na Sake. Ubu hano tuhagaze twitegeye umusozi wa Nyimbyi wo mu murenge wa Karembo, ariko inyuma yaho tukabona kwa Nyirakabuga tugeze mu murenge wa Rurenge. Iburyo gatoya hari umusozi wa Kazo mu murenge wa Kazo ugana Karama kugira ngo ugere Kibungo, hanyuma tukareba nyuma y'umurenge wa Rurenge tukagera ku murenge mu murenge wa Remera ukorera kuri kaburimbo, tukajya kuri kaburimbo tugera i Kabarondo. Nta kindi cyaduteranyirije cyatumye tuza aha ngaha, nubwo hari anniversaire ya yubile ya paruwasi yazaza ejo ku itariki ya mbere, ariko uyu munsi Karembo hafi y'umurenge twahahuriye n'urungano rurimo na Hitimana Egide uri imbere yanyu. Nagira ngo atangire abasuhuza kuri KOP. Murakoze cyane, nitwa Hitimana Egide. Aha mwahageze mute? Mwari twabasanze mu gikorwa cy'urukundo, dusobanurira amavu n'amavuko y'igikorwa nk'iki. Murakoze cyane, turi abanyeshuri, twari abanyeshuri mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Groupe Scolaire Bicumbi, muri promotion y'umwaka w'1990-1991 nibwo twatangiye amashuri yisumbuye. Turabana rero kugera mu 1994 nibwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Turatatana, bamwe irabahitana, abandi turarokoka. Tumara igihe kinini buri wese yabukwe undabukwe, ariko nyuma y'imyaka 30 niba nibuka neza nibwo twongeye guhura, hanyuma dukora urubuga. Urwo rubuga rero birenze kuba ari urubuga rwa WhatsApp, ni urubuga rw'urungano, ndetse twe turwita imbuga yo kuganiriraho. Tugira rero ibikorwa bitandukanye, turasabana, turagenderana, turasurana, tukakorana imirimo yose y'umuco, tukabana hafi. Nko mu minsi ishize twari mu bukwe bw'umukobwa wa Munyarukiko, nyuma yabwo hari n'ubundi bwitwa Vestina, umukobwa wa Mukamurebye Vestina. Yego. Hanyuma rero Tabara, ariko kandi sinabura kwiyibuka nanjye ku itariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2024 nari nagize yubile y'imyaka 50. nawe urungano rurakorana, na Jean Pierre Fitumukiza nawe ejo yari yayujuje. Jean Pierre nawe ejo yari yayujuje. Yego. Ariko na Mutegarugori Justine nawe yarayujuje mu minsi. Urabara wa wundi tubana. Mfare. Kandi koko yayujuje nabwo mwaraje. Nongere ukore na kakawete wanjye uyu munsi. Oya, muri session ishize. Hanyuma abagize anniversaire mujyayo, ibyo bikorwa nibyo turi gushaka. Yego. Hanyuma rero uyu munsi twagombaga nanone muri icyo gikorwa cya kakawete twagombaga kwideklara, ubwo ni session ya kabiri. Yego. Hanyuma rero twari twagennye kubikorera kwa Ruzindana Emile Gentil. Yego. Akaba na Gentil ko. Hanyuma uyu munsi rero niho twakoreye ibyo birori, niho twizihirije, ni naho dukuye abandi bakakawete ba session ya gatatu. Murakoze. Hanyuma bibungura iki mu buzima bwa sociale cyangwa finance cyangwa siki? Iki gikorwa cyunganira iki ku bumuntu bwacu? Mpere ku bumuntu. Ubundi ubukene bukomeye ni ukubura abantu. Noneho twebwe dufitanye nk'abantu babanye mu bwana. Iyo umuntu yatangiraga amashuri yisumbuye mu gihe cyacu, akiva mu gituza cy'ababyeyi, abantu yabonaga bwa mbere
babaga ari inshuti magara. Tugira umugisha rero wo kongera guhura, bitwubakamo ubusabane, bitwubakamo umubano, kandi bituma twiyumvanamo kurushaho. Aho ni mu buryo bw'ubumuntu. Hanyuma rero mu buryo bwa finance, ukuyeho kuba hari amafaranga make make dushyira hamwe, twagira ibikorwa tukayifashisha, ariko kandi nanone urabyumva, amahirwe abonetse ntabwo wayarenza mugenzi wawe, ntabwo wayarenza kakawete wawe, nkoresha iryo jambo. Yego. Hanyuma mu bundi mu buzima busanzwe twahindutse isomo, twahindutse ikigwa. Iyi mibanire yacu irimo gukora ku bumuntu bw'abandi bagiye babana mu bihe bitandukanye, cyangwa banabana n'ubu bifuza kubana mu buryo bwo kwegerana. Niba turi abantu nka 40, twagira igikorwa twakabya hakabura nk'umwe cyangwa babiri, nawe wagize impamvu ikomeye, n'ubumuntu bukomeye, kandi umusozi tugezeho dusega tuhanditse ibigwi. Hanyuma uravuga ati ni itsinda ry'abantu bize muri promosiyo y'umwaka umwe, abize imbere yanyu cyangwa abize inyuma yanyu cyangwa abize n'ahandi badakora icyo gikorwa bahomba iki? Murakoze. Icya mbere abo bantu bahombana ubwabo. Nimvuga iyo mvugo, umuntu ahomba mugenzi we. Biba bimeze nk'ingingo zakagize umubiri umwe ariko zitegeranye. Inama, ibitekerezo, iyo tubiganira duseka turavuga ngo twigabanyiza stress, ngo ubusaza tukabwigiza hirya. Kurwanya ubusaza, kugabanya stress. Yego. Numva hanyuma ngaho jya inama rero abandi ari abizi ku kigo kimwe, ari abize mu yandi mapromosiyo, wabagira inama ki? Murakoze. Ubundi inama ni imwe, ni ugukuza umubano, ni ugukuza ubusabane, kandi igitekerezo si ngombwa ko gihera ku mbaga y'abantu. Nk'uko kwihuza kwacu ni igitekerezo cyahereye kuri jyewe na Mbonyi Samson. Twembi turicara turatekereza, turavuga ngo ariko nta bantu b'urungano rwacu baba bakibaho. Atari ko ndibuka kanaka tukamuvugisha, ndibuka kanaka tukamuvugisha. Hanyuma rero twagize umugisha wo gusanga abantu bo mu rungano rwacu bose bagifite ubumuntu, kandi umuhamagara akakwitaba nta mbebya. N'abandi rero mbebya ni iki? Imbereka? Ni imbereka. Hari ukuntu umuntu azanagenda, amuhamagara uti ngwino nkubwiye, ati reka nze, ndetse ntanaguma aho yarari, ahubwo akigira inyuma akubwira ko aje. Urungano rwanyu rero nta mbebya, uje abaje agashikama. Nizo nama wagira abandi kugira ngo bongere bihuze? Yego. Inama ya mbere ni uko buri muntu wese yakumva ko akwiye guhura, mpere ku guhura nawe. Mbese jyewe Hitimana nkumva nkwiye guhura na Hitimana. Namara guhura nanjye neza, hanyuma icyo gihe bimfasha no guhura n'abandi, bimfasha gufunguka, bimfasha kwegerana n'abandi n'urungano. Kandi ndetse nituvuga n'urungano, yabivuze neza Rugamba muri ya ndirimbo y'urungano, avuga ngo ruri kwinshi, amashuri, itorero ririmo, aho ukorera n'intambara, ata hose niho waba urungano. Jye rero sintekereza urungano nko mu myaka, ntekereza urungano nk'abafite ikibahusha. Yego. Kuko nk'uko ubihibuka tugira n'urundi rwa bakuru bacu, narwo tubaho, nawe tubanaho, kandi tubana nk'urungano. Bakavuga ibyo muri 84 na 5. Promosiyo ya mbere y'inzige ni 83. Yego. Twe twahaje 90 njye nahageze 88. Twasanze rero hari abagiye bategihari, ariko bose tubafata ariko n'urungano rwacu. Harimo abasaza. Sinumva rero, sinumva ikintu ubundi cyatuma abantu bafite ibibahuje
batahura. Ubundi ni gute abantu badahura bafite ibibahuje? si uko se Ikibazo nanjye n'ikibazo umuntu wese yakwibaza. yego urakoze cyane Hitimana Egide rwose rungano muzehe Egide kandi nanjye urabona ko tungana nubwo harya mwaje ngeze mu wa 4 ariko muri urungano byonyine kuba twaraririye muri refectoire imwe tukaba muri dortoir imwe tukakirira mu kibuga kimwe muri terrain vague turi urungano nuko asante sana karibu tena. Rero twabashije gusura n'umuhinzi w'intangarugero umutubuzi w'imbuto ibishyimbo by'ubwoko bunyuranye ahinga n'urusenda agahinga na soya. Nzeyimana Alex twabashe kugera mu mirima ye ariko ikiganiro kirambuye kubera ko nta mwanya yari afite tuzakigirana ubutaha twagarutse ariko ni umuntu witeza imbere akoresheje ubuhinzi umuntu ufite abakozi bagera muri 300 umuntu ufite hegitari zigera muri 60 ahinga akaba ari umutubuzi w'imbuto ku rwego rw'igihugu afite mu karere ka Ngoma na Nyagatare. Tuzagirana ikiganiro kirambuye ariko abantu abahinzi bumve ko imbuto nziza uyu Nzeyimana arayikora akayigeza mu nzego zishinzwe kuyemeza hanyuma tuzatemberana imirima ye yose guhinga ibishyimbo ku murongo gutera umuti ifumbire byose tuzagirana ikiganiro kandi ahingisha n'imashini. Ni umuhinzi bese wabigize umwuga kandi wemewe. Mwitegure ko umunsi tuzasura imirima ye y'urusenda dusure imirima ye y'ibishyimbo hanyuma dusure imirima ya soya turebe n'inka ze kuko akoresha byose. Ni umuhinzi uhingira isoko niko nabyita. Twamusuye tuganiraho gake ariko ntabwo twabishyize kuri kamera. Mwitegure ko icyo kiganiro nacyo tuzakigira bitarenze ukwezi.